kumbitamo byo byari inshingano zawe. Wewe kuki bitari inshingano zawe? Kandi nanjye ari byo bintu nari negetse. Ngaya amateka yihariye y'urukundo rwa Miki utamenye hamwe n'umugabo we Agapromota. Muri iyi documentary twabateguriye mugiye kumva no kumenya byinshi mutari muzi ku rukundo rwa Miki ndetse n'umugabo we Agapromota. Muramenya kandi amateka n'ubuzima bubi byaranze Miki. Muzi mwese uyu munsi burya koko ntukihebe, nta kuri Imana itakura umuntu, kubera ko ubuzima bwa Miki burimo isomo kuri buri muntu wese urimo guca mu bikomeye biruhije ubuzima bwe. Nyemerera ngo utangirire twumva akantu ku kandi kugeza ubu ngubu umumenye ahageza akora ubukwe n'umugabo we yitwa Agapromota. Nta kabuza, nta gushidikanya, ari muri bamwe bakoze ubukwe bw'amateka kubera ko bwitabiriwe n'ibyamamare bitandukanye hano mu Rwanda. Nguhaye ikaze kuri Umva X. Njyewe uri kumva nitwa Mr Alex. Reka dutangire. Munyemerere mbere yuko mbabwira amateka n'ubuzima bwaranze Miki, mbere yuko aba icyamamare ngo mwese mubashe kumumenya, reka mbanze mbanyurire mu bukwe bwiwe mwese mwabonye, bukwe bwiza benshi bishimiye. Ese wowe wabwitabiriye cyangwa se wowe wabibonye ku mbuga nkoranyambaga, waba warigeze kubona amarira menshi Miki yarize? Benshi ntago bamenye icyabaye cyangwa se ngo bamenye ibyari byo. Mu by'ukuri bamwe bagize ngo ni amarira y'ibyishimo, ariko ntago ari byo. Ntago yari amarira y'ibyishimo, aya ngaya ntago yari amarira y'umunezero, yari amarira y'umubabaro. Mbese niki cyari cyabaye? Niki cyari cyabaye? Inshuti ziwe za hafi babyibajijeho kenshi cyane, kubera yuko ntago bari bazi ikiri ku mutima w'uyu mukobwa, ariko mu by'ukuri yari nimba iri kumushengura, hari byinshi yari yibutse. Nimubireba neza yarize ageze ahari gushimira abantu bamaze kumwakira kugira ngo azashimire abantu bamufashije mu rugendo rwe rw'ubuzima kugeza abaye success ubu ngubu. Niki cyari cyabaye? Kuki Miki uyu mwanya yashutse amarira menshi cyane? Niki yari yibutse mu by'ukuri? Ibi byose ndagira ngo mbikubwira akantu ku kandi, amabanga utigeze umenya yabereye muri buriya bukwe byatumye Miki asuka amarira menshi cyane kumuhoza bikanga. Reka dutangire. Ibaze ko buriya Miki abakimara kumwakira nyine nk'umugeni yararize, urumva? Hanyuma ararira, ndavuga ni buriya ni yamarira y'abageni. Abakobwa benshi bararira iyo bageze imbere. Ibi ngibi byatangiye Miki ubwo yari amaze guhabwa ikaze asuka amarira menshi y'umubabaro. Ibi byatumye abantu benshi bibaza impamvu Miki ariza amarira menshi cyane, ariko ntibabone igisubizo mu by'ukuri. Miki ubwo yatekerezaga gupanga ubukwe bwe, nibwo yatekereje ko mama we ashobora kubutaha bibaye byiza. Uyu mama we mubyibuke neza afungiye muri gereza ya Mageragere. Miki we n'umugabo we Agapromota nibwo batekereje kujya kuri gereza ya Mageragere, bajya kureba ubuyobozi bwaho kugira ngo babuganirize bumve niba babasha kubaha mama wabo cyangwa se gutanga mama wa Miki kugira ngo abashe kuza kwitabira ubukwe bw'abana be. Nibwo Miki yagiye, biramuhira, biba amahire, baramwemerera. Mu by'ukuri yahavuye afite akamwenyu kenshi cyane, yizeye neza yuko mama we azamutahira ubukwe, akamwambika ikamba, akamushimira uburyo babanye mu buzima bubi, uburyo yabitayeho atarafungwa. Gusa ntabwo ariko byagenze. Ku munsi w'ubukwe Miki yazindukiye kuri gereza yiteguye yuko ari butware mama wiwe akajya kumutahira ubukwe ndetse akamushimira nk'umubyeyi. Ibi ngibi ntabwo ariko byagenze, kubera ko Miki yakiriye inkuru y'incamugongo yuko ibyo yari yarasabye barabimwemereye bitagikunze bitewe n'impamvu zitunguranye. Guhera ubwo Miki yaguye mu kantu, nibwo yatangiranye umubabaro ukomeye cyane. Nubwo yatashye ubukwe bwe cyangwa se yakoze ubukwe, ariko yari afite ikintu ku mutima cyangwa se yari afite intimba ku mutima.
Ibi ngibi gereza yabimubwiye cyangwa se ubuyobozi bwa gereza bwabimubwiye ahageze neza yiteguye ko agiye kuzana mama we hari ku munsi w'ubukwe. Gusa ibi ngibi ntabwo ariko byagenze mu by'ukuri. Muri ako kanya Miki yaje kwakira inkuru itari nziza yuko atakibonye mama wiwe ku mpamvu zitunguranye. Birumvikana yahise agira umubabaro mwinshi cyane, yahise amera nk'uhungabanye. Gusa kubera ko yari ari kumwe n'umugabo we agapromota, agerageza kumukasaringa kugira ngo arebe yuko ubukwe bwaza gukomeza. Miki iryo ryari ibanga ryiwe afite ku mutima, cyane ko ryari ibanga amaranye igihe n'umugabo we, barabihishe kugira ngo bazakorere surprise abantu bazaba bitabiriye ubukwe bwabo. Dore zimwe mu mpamvu zatumye Miki adahabwa mama we ngo yitabire ubukwe bwe. Muri iyo minsi ubuyobozi bwa gereza bwasohoye itangazo rivuga ko hari abagororwa benshi bamaze iminsi bacika, hakabaho bamwe bafata abandi ntibabafate. Mu by'ukuri kubera izo mpungenge nibyo byatumye Miki nawe atabona mama we ngo abashe kumutahira ubukwe. Yahuriranye n'ibyo bibazo biri muri gereza, nibwo yahakaniwe kubera izo mpamvu, bituma atabasha kubona mama we nk'uko yari yabisezeranyijwe. Nibwo Miki yaje gusubira inyuma, ariko birumvikana yasubiye inyuma afite umubabaro. Mu by'ukuri nubwo hari abantu bamubaye hafi, inshuti ziwe bari bamuri hafi bya hafi, baramuganiriza, ariko ntabwo byavuye ku mutima wiwe. Yakomeje kwihangana, akomeje kwishimira ubukwe bwe, akomeza kwishimana n'abandi, akomeza kwiyumanganya, ntihagira n'umwe abimenya, nk'uko yari yabibahishe ashaka kubakorera surprise mu bukwe bwe. Benshi bakabasha kubona mama we amwambika ikamba ry'ababyeyi. Ibi ngibi ntabwo byaje kumukundira, ntabwo byakomeje gukunda ubwo yarahawe ikaze. Ngashimira abantu benshi bamufashije. Mu by'ukuri uyu mukobwa ikiniga cyaramufashe ubwo yatekerezaga yuko mama we baruhanye. Mama we yamuhahiye, mama we yakoze ibishoboka byose kugira ngo ataburara. Miki yaratekereza asanga niwe yagakwiriye kuba ahereyeho arimo arashimira, ariko ntiyamubona. Niyo mpamvu benshi babonye ibintu bihinduye isura. Miki ararira cyane ubwo yaratangiye gushimira abantu, asuka amarira menshi cyane. Benshi batari babizi bagira ngo ni amarira y'ibyishimo, mu by'ukuri yari amarira y'umubabaro. Ntabwo yari yishimye, ntabwo yari anezerewe. Abari bamuri hafi, inshuti ziwe zitari nyinshi cyane zari ziri hafi yiwe, bari bazi kirimo kiramuriza. Mu by'ukuri baramuhojeje cyane. Gusa umugisha w'Imana nta hantu ujya. Ikintu Imana yapanze ntabwo kijya gipfa, kandi uw'Imana yatunze inkoni nta muntu ajya amutunga urutoki. Ese ubundi Miki tureba ni muntu ki? Yahuriye he n'umugabo we agapromota? Miki ni ubuhe buzima yabayemo bukabije cyangwa se bukakaye kugeza ubwo benshi bakunda inkuru ze, ndetse akagira n'igikundiro cyinshi muri rubanda kugeza ubwo abaye icyamamare? Miki yavukiye he? Afite imyaka ingahe? Yize amashuri angahe? Ibyo byose n'ibindi ntakubwiye nibyo ngiye kukubwira muri aka kanya gasigaye kose. Ndagusaba kugira ngo ukomeze kubana natwe wumve iyi video kugeza irangiye, kubera yuko ubuzima bw'uyu mukobwa, ubuzima bw'uyu Miki kuri ubu ngubu ari umubyeyi yasezeranye imbere y'Imana ndetse n'amategeko. Harimo isomo rikomeye kuri wowe uri kunyumva aho waba uherereye hose, pfa kumva ururimi rw'Ikinyarwanda. Nguhaye ikaze nanone. Amazina yiswe n'ababyeyi ni Mukobwajana Asifiwe. Yavukiye i Kanombe, afite imyaka 24 y'amavuko. Uyu mukobwa Asifiwe wamamaye nka Miki avuka mu muryango w'abana 5. Gusa ariko bakavukana ari 3 basangiye ababyeyi bombi, abakobwa 2 n'umuhungu 1. Gusa uyu muhungu we ntago byakunze ko akomeza kubaho kubera ko yaje kwitaba Imana mu mwaka wa 2018. Naho abana bandi basigaye uko ari 2 ntago bavukana ku babyeyi bombi bo na Miki, kubera ko mama wa Miki yababyaranye n'undi mugabo nyuma y'uko umugabo we yitabye Imana ari we papa wa Miki.
ubwo Miki yari afite imyaka 7 gusa nibwo papa we yitabye Imana. Birumvikana Miki nta byinshi azi kuri papa we, gusa Miki avuga ko icyo yibuka nuko papa we yari umusirikare kandi papa we akaba yarakundaga umuryango we cyane, akawitangira agashakisha uburyo kibabona buri kimwe cyose. Ubundi ngo mbere yuko papa we wapfa bari basanzwe bakodesha ahitwa mu Gashyushya, gusa nyuma ntabwo ariko byakomeje. Papa we yakundaga umuryango we cyane, nibwo yaje kwaka kredi cyangwa se beshi muzi nk'inguzanyo, aragenda bubakiramo inzu ndetse yubakamo n'ibiraro by'inka. Ntago byarangiriye aho kuko yaje kuzanamo n'inka kugira ngo borore bajye babona amata yo kunywa. Ese mu by'ukuri niki kishe papa wa Miki? Ubwo papa we yishyuraga kredi ayigejeje hagati nibwo yaje kurwara. Ibi ngibi byamuviriyemo no gupfa azize indwara y'umwijima. Birumvikana akimara gupfa umuryango wahise ujya mu icuraburindi kubera ko niwe yarabatunze kuri buri kimwe cyose. Birumvikana batangiye ubuzima bubi cyane ko mama wa Miki nta kazi yagiraga. Ibi ngibi byatumye uyu mubyeyi mama wa Miki ahaguruka ajya gushaka akazi kugira ngo abone icyatunga umuryango we n'abana be ndetse no kwishyura kredi umugabo yari asize. Nibwo yabonye akazi ko kuba umusekirite, yahembwaga amafaranga 50,000 y'u Rwanda. Ibi ngibi byatumye Miki ndetse n'abarumuna be na mukuru w'umwe babaho ubuzima bubi bari kumwe na mama we kubera ko yahembwaga makeya kandi asabwa kubitaho ndetse no kwishyura iyo kredi. Nibwo byatumye barya indyo imwe batajya bahindura, harimo umuceri gusa na kawunga n'isosi y'ibishyimbo, bamwe muzi nka salisa number 1. Muri ibi bihe Miki yabayeho yambara umwenda umwe kuko yari abizi neza kazahindura umwenda ari uko mama we yagabanye mu itsinda. Birumvikana ni mu kwezi kwa 6 cyangwa se mu kwa 12. Gusa kubera ubuzima bubi bukabije bari barimo, Miki yaje kurwaragurika. Ibi ngibi bigatuma mama we amujyana mu butayu mu banyamasengesho ajya gutakira Imana ngo arebe ko hari icyo Imana yamufasha. Gusa wowe uri ko twumva ahangaha tugeze, isomo ry'ubuzima ririmo cyangwa se inyigisho irimo nuko ugomba kwihanganira ibihurimo. Nta gihe kitagira iherezo, ibyo urimo bizarangira. Ndagira ngo nkubwire ngo nubwo wabona ibintu byose byagushizeho, abantu ndetse n'ibindi byose, ndagira ngo nkubwire ngo ubuzima ntabwo burangirira aho ngaho, haracyariho ubundi buzima. Imana yaciye indi nzira, amateka yawe agahinduka, ubuzima bwawe bugahinduka. Icyo usabwa ni ukwihanganira ubuzima bwawe kandi ubwonko bwawe ukabutegeka kuri kodinga buri kimwe cyose ugenda unyuramo muri ubu buzima, kubera yuko byose uzabibara nk'amateka. Ndagusaba niba uri urubyiruko uneze amatwi ntiwiyangize, niba uri umubyeyi, niba uri umupapa ntiwiyangize ngo nuko ubayeho nabi. Ucyana ayandi kandi icyo Imana yakuvuzeho naho kizajya. Nyemerera dukomeze n'aya mateka ya Miki, ndabizi neza hari icyo ari bugufashe. Harimo isomo ry'ubuzima kandi ritangaje kandi rikomeye cyane. Kugeza ubu ahangeze hateye amatsiko. Ese nawe ujya wibaza ko Miki yaba yarize? Ese koko Miki yarize? Reka nkunyuriremo bitewe n'urwego umubonaho, bitewe n'uburyo yabaye icyamamare. Benshi muribaza ese koko Miki yarize? Yaba afite amashuri angahe? Yaba yarize hehe? Nujye kure, ndagusabye kugumana natwe kugira ngo wumve buri kimwe cyose twaguteguriye. Miki avuga ko yigaga mu by'ukuri ariko atazi uko bilete yiwe isa. Ibi ngibi byatumaga atamenya yuko yimutse cyangwa se atigeze yimuka. Gusa kugira ngo amenye ibyo byose, iyo yajyaga ku ishuri umwaka utangiye yazengurukaga buri classe yose areba kuri liste yuko yaba yimutse. Nyuma y'igihe gito nibwo mama wa Miki yaje guhagarika akazi k'igisekirite. Nibwo yaje gushinga business yo gucuruza ibigage ndetse n'ubushera. Uko yagendaga acuruza yunguka, niko yagendaga abika amafaranga make make. Mwibuke yabivangaga no kwishyura kredi no kwita ku bana.
nyuma nibwo yaje gucuruzamo n'inzoga zipfundikirwa. Birumvikana ubuzima bwaje guhinduka, inyungu iriyongera. Yaje kurangiza kwishyura rya deni rya banke, kandi ubwo yaryishyuraga anacuruza, inyungu yabonaga nkeya. Nibwo yakoraga no ku nzu, cyane ko umugabo yari yayisize itararangira, birumvikana yari shyashya, nibwo bari bakiyimukamo. Ibi byose amaze kubirangiza nibwo yashatse undi mugabo. Ku itariki 28 z'ukwezi kwa 11 nibwo Miki mu matwi yo yakiriye inkuru y'akababaro hamwe na mama we. Musaza we yaje kwitaba Imana, yishwe n'impanuka y'igare. Yapfire ku itariki avukiraho n'ukwezi avukaho. Miki n'ikiniga cyishi, iyo avuga ku rupfu rwa musaza we avuga ko iyo umuntu ari bupfe ari bubimenye, kuko ngo musaza we uwo munsi ari bupfireho yababwiye amagambo akomeye cyane. Mu mateka ye ntabwo yari atuye abatekera, ariko uwo munsi yarabatekeye, arababwira ngo nimureke mbatekere, wenda wasanga ari wo munsi wa nyuma mbatekeye. Ndetse ngo mu ijoro ryari ryabanjiriza uwo munsi nibwo musaza we yari yarayishyuye mushiki we amafaranga yari amurimo. Uyu musaza wa Miki rero ubwo yaramaze kubatekera, nibwo umugabo babanaga mu rupangu rumwe yaje kumureba ngo bajyane kureba inshuti ye y'umuhungu yitwaga Samuel yari yamujyaniye igare. Barimo barajya kureba uwo muhungu Samuel rero nibwo batiye igare mu baturanyi. Uwo musaza wa Miki rero nibwo yaje guheka uwo mugabo bari bari kumwe, bageza ahitwa ku Kadayimoni, igare ribura feri. Wa mugabo yaje kubibona ko igare ribuze feri, nibwo yaje kwigira inama yo gusimbuka. Mu gusimbuka igare ryongerera umuvuduko. Musaza wa Miki birumvikana yarisigarayeho wenyine. Wa musaza wa Miki igare ryaramujyanye wenyine, nibwo yaje kwikubita hasi, akubita umugongo hasi, awukubita ku giti cy'umuyenzi cyari hafi aho ngaho. Umutwe we awukubita kuri borodire. Abantu bari hafi aho bahise basakuza cyane bavuga ko Samuel akoze impanuka. Naho ntibamenya yuko ari musaza wa Miki, kubera ko bamwitiranyaga na Samuel kuko bakundaga kugendana. Mwibuke neza, Samuel ni uwo muhungu bari bagiye kureba. Muri ako kanya amakuru yaje gusakara ko Samuel akoze impanuka. Uyu nguyu Miki yaje gutabara nk'utabaye Samuel, naho ntamenye yuko ari musaza we. Gusa akimara kuhagera yeza atungurwa cyane, agwa mu kantu, agwa muri koma ubwo yasangaga ari musaza we wakoze impanuka. Gusa uyu Miki avuga ko wa mugabo baba ari kumwe na musaza we akora impanuka yahise atoroka, n'ubu ngubu yaburiwe irengero. Musaza wa Miki akimara gukora impanuka ntabwo ariko yahise apfa, ahubwo baje kumwirukankana bamujyana ku bitaro. Nyuma y'isaha imwe nibwo yapfiriye ku bitaro. Birumvikana Miki cyo cyari igikomere cya kabiri nyuma yo kubura papa we abuze na musaza we. Mu marira menshi baramushyingura. Gusa n'ubundi umunyarwanda yaciye umugani agira ati agahinda gashira kandi aribagara. Nyuma y'amezi 3 gusa Miki abuze musaza we, mama we yaje gukatirwa imyaka myinshi cyane, aho kuri ubu amazemo imyaka 9 yose. Icyo gihe ubwo bamufungaga, mukuru wa Miki yahuye n'abapolisi bambaye civile bari kumwe na mama we. Mama we aramureba aramubwira ngo baranjyanye, ariko ahari ndi bugaruke. Birumvikana nk'abana yari abahumurije, basigaranye icyizere yuko ari bugaruke, ariko ntabwo ariko byagenze kubera ko atigeze agaruka. Uyu Miki iyo agaruka ku ifunga rya mama we, akibuka uko yagiye mageragere kumureba, agasanga yogosha umusatsi wose, agasanga yambaye iroza, agira ikiniga agaturika karira. Miki ntakunda kugaruka ku cyatumye mama we afungwa, cyane kavuga ko ari inkuru ndende cyane, ariko n'imbwirwaruhame ziwe avuga ko mama we yarenganye cyane, akaba afite icyizere yuko azaza ku mbabazi za nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Mama wa Miki ubwo yafungaga, Miki n'undi mwana wa mama wa Miki yabyaranye n'uwo mugabo we bari basigaranye.
Uyu mugabo wa mama we wa kabiri niwe wabasigaranye. Mu by'ukuri Miki avuga amushimira cyane ko yabitayeho mu bishoboka byose, agakora ibishoboka ntibaburare, bakabona icyo kwambara. Ntacyo bamuburanye kubera ko yabasigaranye nk'umubyeyi. Yasigaye azi icyuho cyaho mama we yakabaye. Gusa nyuma ntabwo ariko byagenze, kubera ko uyu mugabo byaje kuba ngombwa yuko atagumana nabo. Uyu mubyeyi wa Miki ubwo bamujyanaga muri gereza yari afite umwana mutoya utaracuka cyonka. Birumvikana byari ngombwa yuko bamujyana bakamumushyira kugira ngo abashe kumuha ibere. Mu by'ukuri uwo mwana babanye muri gereza, nyuma aho yaje gukura nibwo baje kumukura muri gereza, aza kubana na ba Miki, babana mu buzima bugoye kandi bukomeye cyane. Uwo mugabo wa kabiri wa mama Miki ngo babanye neza, akabitaho bishoboka. Gusa mukuru wa Miki ngo yaje gutwita. Abantu batangira kuvuga amagambo menshi cyane ngo n'uwo mugabo yamuteye inda. Ibi ngibi byaje gutuma yimuka, Miki asigarana na mukuru we. Birumvikana uyu mugabo amaze kwimuka, ibintu byaje kurushaho kuba bibi, imibereho iragorana, inzara irabica, babura icyo bambara. Miki avuga ko abantu bari inshuti za mama we aribo bafashe iya mbere mu kubavuga. Batangira kuvuga ko abana bagiye kuba indaya ndetse bagiye no kwicwa n'inzara. Gusa aya magambo babavugaga ntabwo yarangiriye aho ngaho, kubera ko Miki ubwo yajyaga ku ishuri, abana biganaga baturanye bazi ibyiwe bamubwiraga amagambo menshi mabi akomeretsa, bakamuseka. Miki akagira ipfunwe ndetse akagira n'ikimwaro. Aho ngaho niho Miki yaje gufata icyemezo, ahagarika ishuri burundu, ava mu ishuri ntawe urimukuyemo, ahubwo we afata umwanzuro. Aha ngaha yarageze mu wa kabiri w'amashuri yisumbuye. Gusa nanone ngo ntawangana bose. Abana b'abanyeshuri biganaga bamwe na bamwe baje kumuhumuriza ngo agaruke mu ishuri. Aba bana baramwihanganishije, bamusaba kugaruka ku ishuri, maze Miki afata umwanzuro wo kugaruka ku ishuri. Gusa nubwo nyuma yaho bitaje gukomeza kumukundira kujya kwiga, nyuma yaje kurihagarika burundu. Miki nyuma yaje kubona akazi ko gukora mu kabari. Hashize igihe gitoya Covid bitejemo, ubuzima bukomeza kwanga. Gusa Miki yaje kugira amahirwe yo kuganira na mabuja we yamukoreshaga, amutekerereza ubuzima abayeho. Ako kanya nibwo mabuja we yaje gufata umwanzuro, yemera kujya abafasha. Muri ako kanya bakomeza kugira ubuzima bwiza. Nyuma Covid irangiye aza gusubira muri ka kazi ko mu kabari. Ndetse uyu Miki avuga ko ngiyo yibutse neza yagiriwe n'uwo muntu, ikiniga kiraza agahiga, akavuga yuko byanga byakunda azamwitura neza yamugiriye akiriho kandi azamushimisha. Gusa isomo ririmo hano, nubona uri kunyura mu nzira mbi, mu nzira y'ubunyereri, umuntu wese uzagusanga muri bwa bunyereri akemera kuguha akaboko kugira ngo abashe kukurenza na metero 2, mu by'ukuri ntuzamwibagirwe. Wowe uri kunyumva nawe uneze amatwi, niba hari umuntu yakugiriye neza, nshuti y'Imana, subira inyuma wongere ugende umushimire, kubera ko uwo muntu aba ari uw'ingirakamaro ku buzima bwawe. Hari ikintu aba yarakoze benshi batigeze bakora, cyagiye wari uri mu bunyereri, cyagiye wari ubabaye, cyagiye wari ushonje, cyagiye wambaye ubusa. Ubyibuke, mujye mwibuka gushimira abantu bakiriho, mujye mwibuka kugirira neza abayibagiriye, kandi namwe mwibuke kugirira neza abandi bantu batagira shinge na rugero. Tugana ku musozo, reka tunyuremo gatoya mu rugendo rwa Miki kugira ngo yisangire muri filime. Uyu munsi ababaye icyamamare, wowe uba umuzi aho uherereye hose, ku mateka umuziho, ku izina ryiwe umuziho. Gusa icyo nkubwiye, Imana ikura kure, ntukihebere itararenga nshuti y'Imana. Aya niyo mateka yo kugira ngo umuntu yitwa Miki yisange muri filime, ubuzima bwe buhinduke. Miki muzi none. Miki ubwo yari arimo atembera mu mujyi bisanzwe, nibwo yahuye n'uwitwaga Shema bakoranaga mu kabari.
Bari bamaze umwaka wose batabonana. Uyu Shema nibwo yabwiye Miki ko isura yiwe iberanye no gukina sinema. Uyu Shema nibwo yaje gutaka Miki, amubwira uburyo ki ari mwiza, aberanye no gukina sinema, amubwira uburyo ki habamo amafaranga, kandi amwemerera neza ko yamuhuza n'umuntu akina filime akamufasha. Aha niho Miki yaje guhura n'uwitwa Bunduki. Bunduki amuhuza na Kiramani. Miki yaje guhura na Kiramani aramusuhuza, maze Miki abwira Kiramani, amubwira ko akunda ibintu bya sinema kandi yumva yabikina. Kumwe bavuga ngo icyawe ntaho kijya, kandi inyenyeri yawe iyo Mana yayicanye nta muntu ujya uyizimya. Icyo gihe nibwo Kiramani yahise amushyira muri filime, atangira akinana na Sabi wari icyamamare icyo gihe. Muri icyo gihe nibwo Miki yahuriranye n'amaraso yiwe afite y'igikundiro, nibwo izina Miki ryahise ryamamara, abantu benshi batangira kurimenya. Miki atangira kuba Miki, nibwo yabaye icyamamare muzi none, nibwo yabaye Miki muzi none. Miki akora ubukwe, ibyamamare bitandukanye, amakamera atandukanye, ibitangazamakuru bitandukanye bikandika Miki uvuga. Buri wese akibaza aho iryo jambo yarivugiye kugira ngo ajye kuryumva neza uko ryakabaye ryose, kubera igikundiro afite. Gusa uyu mukobwa akunzwe cyane kubera amagambo akunda kugira mu mbwirwaruhame ziwe. Benshi bamuzi nk'utaripfana, kubera yuko mu minsi yashize haje kwaduka inkuru, benshi baramutuka, benshi bamuhagararaho. Gusa iyo nkuru we yaje kuyivuguruza ubwo yavugaga ko mu bantu yifuza bazamutahira ubukwe atifuza abantu bakora inkuru zo muri Kongo. Benshi baje bamutera ibuye bavuga yuko avuze umunyamakuru uzwiho inkuru cyane zo muri Kongo yitwa Scovia, babwira Miki ko ateye ibuye ku karere, babwira Miki ko avuze utavugwa. Gusa uyu mukobwa utaripfana, benshi baje kumufata nk'umusazi. Gusa nyuma yuko yaje kubona byabaye gutyo aza kubisobanura. Mu byo yasobanuye yavuze ko nta zina yavuze, kandi ko Scovia ntaho baziranye. Yavuze yuko atigeze ari we avuga. Uyu Miki nuko nguko yamamaye. Miki muzi ni aya mateka yamuranze. Mu by'ukuri we wankurikiranye, isomo ry'ubuzima ririmo hano. Ubuzima urimo bubi buzarangira, kandi wowe uri hejuru menya yuko niba uri hejuru uyu munsi byamanuka ukaba uri hasi, aho uri fata ukuboko abari munsi ubashe kubazamura kugira ngo nabo babashe kugera hejuru, kubera yuko ntabwo uzi uzagufasha. Ndabashimiye cyane mwebwe twabanye hano kuri Umva X. Ndabasaba gutanga ibitekerezo byanyu muri komenti, kandi niba wakunze iyi video ndagusaba gukanda like, kandi nubona bitarangiriye aho ndagusaba kugira ngo ubashe kuyisangiza na bagenzi bawe. Njyewe wari uri kumva nitwa Mr Alex. Video nk'iyi ngiyi, ibiganiro nk'ibi ngibi, documentary nziza zicukumbuye n'ahandi wazisanga uretse hano. Ndagushimiye cyane. Reka dusubire muri video iri bukurikire.